umuganga waje muri yitwa Dr. Reyes arakuze cyane. Wagira ngo nimbwe ireba TV. Boy. Musore. May I help you? Nagufasha. Sir, it's just your motor car is something else. Imodoka yawe irahumura tu ni nk'izaroke, ni nk'imwe mu zaroke. Left me in the dust. That was you? Ejo bundi nari rukanse uransiga unsiga mu ivumbi. Chance. Ntago wansiga. See for Doc all over this mountain. I've never been being till you. Maze igihe kiri rwose nsinda nta wundi muntu wari urakansinze mu marushanwa usibye wowe ubukuye umusore agiye rukankana amafarasi kasiga. Perhaps you'd like to be on a winning team. Ukwiye kujya ku ruhande rero rwa danje. Go for evening ride. Rutsinda ngwino ngwe liftisha nimba wakorera guriya muganga akagutuma n'amaguru ko nanjye ndi umuganga waje mu ikipe itsinda. Nagwa ka lift ku mugoroba. Dore umwana ngarahindura uruhande. Agiye imodoka y'ikigabo. Cya Dr. Reyes nibwo kikiza. Kinda nice, huh? Imodoka si nziza mwana. About your patients that don't have roads. Ese abarwayi batagira imihanda bafurute? All my patients have roads. Abarwayi bose mvura bafite imihanda wananjye. Avurira mu mujyi nagavura muri iki cyaro. It's the magic of modern medicine. Iriya miti ubona inyuma ni imiti ya kizungu ikora nka maji, ni imiti ivura, ni imiti mishya nibwo yari ikiri kuza. Muri iyo myaka wasanga abantu benshi bavurisha ibintu by'amafuti. Be your assistant, I'd work for free. I've been running for Doc for I don't even know how many years. Years, you say, huh? Well, I could use some help setting up the new office. Fetching supplies and such. Local knowledge could come in handy. Yeah, I could do all of that. Absolutely. But I could also assist you in doctoring. I've treated Miss Grace Danielson 3 times now, and... Sasa umusore bwa ati nanjye ndashyibifuza ko wanyigisha gukoresha imiti ndetse uriya mukobwa wa Mr. Danielson maze kumuvura hafi inshuro 3 ariko inshuro 3 ntabwo yaciyemo neza arifuza ko bakorana katururi. Boy, musore, you have a crush on the Danielsons? Uriya mukobwa Mr. Danielson buriya numukunda. Kiraseka yuko nayo cyatangiye gukunda kariya gakobwa kandi kirashaje. What kind of you out running this car? Uyanywamo. Gusa abonyeho kano kana gashara kuba gakunda umukobwa Mr. Danielson kandi we mukire w'inaha niwe mwenyewe baramwemera ino. But first you must drink up. Shayinywa sha utazabimbwa. Put some hair on your chest. Inywamo nawe urebe ko wamera umusatsi mu gatuza mbega b'umuntu w'umugabo. Nicyo abashatse kuvuga. Inywa sha utazabimbwa. Mugabo atwaye Ford. Uruganda rwa Ford ni urwa kera cyane. Umwana yataje yasinze. Oya mutegereje ngo muzane imitara mubura ku ruganda. You were supposed to be running medicine for me. Wagomba kunzanira imiti. Preventing with the competition. Well, he offered to teach me modern techniques. Nahuye n'umuganga wundi ugiye kunyigisha uburyo bavuramo izindi tekinike. You keep trying to stop me from doctoring. Are you drunk? Kunyinisha. Or are you just stupid, or maybe both? Umva wasinze cyangwa uri ikigoryi cyangwa uri byombi. Gusinda kuba ikigoryi cya byombi. Okay, I'm ready. Yaje kwirijyana. We're riding your bicycle. Harya uracyagenda ku igare. Yeah, Ford mounts. Yebo ngo ndi kugendera modoka ya Ford icyana gitangira kumumenyera cyasinze yaracihorera. Buri muntu wasinze ucisha amacyo kamureka aba yabwanutse nye. Cyana. Bwarakeye. Barakwereka kunino. Cyana kiri muri hango fa kiri gutera imitwe. Aho wa muganga wakibwiye atuye mu gitondo tuze kuba turi kumwe ngende nkwigisha imiti ya kizungu kwikora. Umwana ugishaka kwiga byinshi nyine ari hano. That you are here today you will learn from the best. Uyu mwana sisha ugiye kwigira kubambere shangwe no yigire kubatari. Yes. Open the door. Fungura umuryango shaye umugabo nagakikoro yabonye umutandi boyi. Uyu mwana ubundi yari umutandi boyi genda n'amaguru nabonye umutandi boyi. Modoka bayakiriza imbere. Ifata gutya sha amugira n'imeza. So there's been an emergency at the coffee mill. The man we're going to see is refusing to speak English. Can I ask you if we spoke? Wa musore uruganda tugiye gukora urwikawa hari umurwayi ungumereyo nabi kandi ngavuga ikiyapani cyonyine nizere kuvuga nawe ikiyapani uri bunsemurire. Bakomeza imbere kugira ngo dore rya gare bajyaga basiganwa uyu munsi umwana ari muri Ford. Oye yitambika mu mandi modoka ntabwo bazimenyereye. Va mu nzira sha.
nuko zabaga zimeze n'udupine nituriya. Acasha natwe izo zizaza ambonye se tinze baje ku ruganda rw'ikawa katururi baje ku ruganda rw'ikawa. Uyu mwana yabaga ari umuyede w'abaganga ariko agenda n'amaguru. Iki cyana kirakora cyane. Umurwayi mumbwiye nje kuvura avuga ikiyapani gusa, kandi uyu musore yambwiye ko yavuye umukobwa we gatatu. Ni igipfekuzi ntabwo yakizeye. Bavuye base bari be. Uyu mugabo ni muvure, ni ingenzi cyane ku ruganda rwanjye. Umuyapani uri hano. Uyaza kumuvura ni umuganga udafite disipurine, yavura nk'ibitabido hejuru y'umurwayi. Mbega ni imbobo y'umuganga. Erega buri inkende niyo wayambika costume ikomeza yitwa inkende. Uyu mugabo ni inkende ariko ko nubundi niyo yakwambara ikote yaro yitwa umuganga bari inkende do. Fasha urya shampa, fasha urya. Urushyi rwo kumukanga, uri muganga ni bandi. Yamukangurisha urushyi. Aza kureba ariko izi nki ziri gukora. To revive him. Sir, she will use the charcoal to bind the poison. Umva uyu mugabo yanyweye uburozi. Give me some. Yanyweye uburozi, umwana bisa nkaho arushaho bw'uyu muganga kuvura. Azana imiti yo kumurutsa, yanyweye uburozi. Fasha gutya. Uyu mugabo bisa nkaho ubuganga bwe buciriritse. Uyu mwana niwe umubwiye ati uyu muntu yanyweye uburozi reka tumurukishe. Bazana imiti. Katorori. Aramurukisha mu kubita inkoko na mugongo. Uyu mugabo mva nagaruka ariko ndashaka ko aruka. Yego ndifuza ko aruka ariko ndabona atari kuruka. Mufashe amutera ingome ko ataruka. Ntago ari kuri abarutse umuntu. Uyu mugabo ntago ari umuganga muzima we. Umwana yarumiwe. Yewega ese nanjye nagerageza nkamurutsa. Gerageza ndabona byanzuye no gupfa. Umwana zano barutsaga umuntu wambaye karuvati. Umwana arabanza aramureba neza, umwata aramufata mu ngo tarebe neza ko yamurutsa, amukora mu kanwa. Wabonye uburyo barutsa umuntu. Umwana aramurutsa, uyu byari byamunaniye. Asa nkaho umuganga yasamye, ntago ari umuhatari. Ati abayapani babonye bagiye gutera ikisebo ku muryango wabo bariyahura. Njyewe mbaje nakubwira ko ari ubugwari. Bariyahura abayapani nyine iyo babonye nyine yakennye n'amafaranga agifite ameze nabi. Ibyo yari yihaye nk'inshingano y'umunaniye kugira ngo umuryango udaseba, ahita yiyahura agapfa kugira ngo ab'imbwa akabimva. Akora mugaravuze ati ngiye cyo nkibona nk'igikorwa cy'ubugwari, ubukwebye ibibazo kwiyahura. Find a new translator. That boy can't be trusted. Mba mushaka undi muntu w'umusemuzi runo Rwanda sinarwizera. Uriya muyapani rugiye kwiyahura urwandiko yasize yanditse. Uriya muyapani ugeze kubwira umusaza ati wa musaza wengewe nubwo uriya ruganda dukorana hari byinshi byanjye nahombye. Wibuka inganda z'uyu musaza harimo ikibazo. Banki yabaye iminsi 30 ikazi kagurisha. Umusore nana akazi kawe karangire rero komeza. Wibuke nyiri uruganda Danielson aramwiruka yambwiye ati wa musore ntabwo twakomeza gukoresha nk'umusemuzi. Yewe nyine uzi icyongereza hano akamenya n'ikiyapani. Great, listen to me. Kuri nyumva. We've been through this before. Ibi twabinyuzemo na mbere. About legal precedent. It's not about bureaucracy. This is about a boy who deserves a future. Umva ibi ni ibyerekeranye n'umwana ndi kubasaba ukwiye hazaza. Uyu mugabo buri gihe ahora asaba kuri ya mwana bamumwandikaho bambega mu buryo bw'amategeko bitwitwa ko yamwadobuse. Ariko nibyoroshye. Uyu mwana akazi yari yabonye dore baramwirukanye aza mu ishyamba yiruka. Umwana yaje yirukanga ninjoro ku manywa. Wibuke agira gutya nk'akazano ku gasinyi umusozi hejuru. Ono hano kurikirwa kunda kuza ariko yigeze kubwira umukobwa. Turi Hawaii. Garache akorino
Here we have your favorite. tugaruke mu rugo ndagira ngo umve amagambo. With kuri. Ni umuntu umukobwa nyirakuru na papa kuvuza inzogera bakazana icyo kurya. A very special occasion. ndagira ngo unyumvereze mwana wanjye. Today I talked with Dr. Reyes. uyu munsi navuganye na muganga Reyes. And we had a very important conversation that concerns us all. Okay. twagane neza ikintu yatubwiye. Distinguished doctor has taken an interest in you, my dear. bisa nkaho uriya muganga wadusuye Dr. Reyes mwana wacu yagukunze. sasa uyu muryango wibuke bamaze gukena. uyu muryango wibuke banki yabaye iminsi 30 ikagurisha ibintu byabo. sasa uyu musaza atangiye kubwira umukobwa we umugabo bangana. uriya mugabo rero witwa Dr. Reyes aruta kano kana. ati uriya mugabo yagukunze mukobwa wanjye rero. Flattering. numva atari byiza. Lost his wife to typhoid 10 years ago. umugore w'uriya muganga Dr. Reyes cya kiganga cyaje gifite imodoka. uriya muganga Dr. Reyes umugore yashize imyaka 10 apfuye. And has been seeking a yishwe na typhoid. for some time. rero akeneye umuntu wamusimburira umugore. Replacement? Replacement umusimbura. Yes. yega akeneye umusimbura. Be his wife. umuntu wasimbura umugore wapfuye akamubera umugore. ibaza ariko umusaza arashaka gushyingira ikigabo bangana umukobwa we. uriya musaza yagukunze mwana we. umva amagambo. Oh, he's twice my age. You can't. uriya mugabo imyaka yanjye ashobora kuba yikubye nka kabiri papa gute mwanshingira umugabo ukubye imyaka kabiri. ibi ni ibintu bijya bibaho cyane ababyeyi barabizi. Reyes is clearly a man of means and status. You'd be lucky to wed such a man, regardless of what his birth date is. umva wa mukobwa yaba ari amahirwe ushyingiranywe n'uriya mugabo ni umukire cyane wirengagije amatariki yavukiye. umva nyirakuru w'umukobwa amagambo ari kubwira umukobwa we mwana wanjye ugomba gushyingiranwa n'uriya mugabo wirengagije igihe yavukiye se ni ibiki. nta nubwo umukobwa amukunda. I think I wanted to marry your grandfather. Yesu cyako nifuza gushyingiranwa na sogokuru wawe. wapisha nawe bizaza nawe uzamukunda. After the marriage, Mukobwa ariko. he invested the plantation. He has his own money. uriya muganga buriya afite n'amafaranga ye nyuma y'uko mumaze gukora ubukwe mwana wanjye rero uriya mugabo ni umukire afite amafaranga ye azahita ashora amafaranga muri iyi mirima yacu. umvisha ababyeyi ni ukuvuga ngo ibibazo byabananiye kwikemurira ya mafaranga batakoreye umwana batangiye kumutambamo nk'igitambo ngashyingiranwe n'umukire kugira famiye ibone amafaranga. umwana yarumiwe ngo uriya mugabo tugiye gushyingira afite amafaranga nimumara gukora ubukwe ngo azashora amafaranga muri iyi mirima yacu. wumve Family money, of course. ndetse afite n'amafaranga ya famiye yasigiwe. Become a doctor? No. He just wanted to serve his fellow man. uriya mugabo kugira ngo abe n'umuganga ni kwa kundi uba ushaka kwinezeza gusa cyangwa se kuba umuntu mwiza ngo uvure abantu. ariko uriya mugabo afite n'amafaranga menshi yasigiwe na famiye ye. umva umukecuru ukuntu ari koshya umwana we. shyingiranwa n'umukire mwana wanjye. An admirable quality. I'm off to Hilo tomorrow to inform the banks the doctor will be calling on you. ndetse urabona rwose banki mw'iyi minsi nzari zitumereye nabi zinatwishyuza ariko uriya muganga Dr. Reyes araza kubidufashamo wa mwana we. He says he has a surprise for us all. ndetse uriya muganga yatubwiye ngo twese ejo dufitiye surprise. ejo tuzareba surprise Be adufitiye. ready. uriteguye? A miracle. ni igitangaza. ibaza ariko ababyeyi bari hano nyogokuru na papa w'umukobwa ngo mwana we kuba tugiye gushyingira umukire ni igitangaza. umukire ukuze uruta umukobwa atazi batigeze banakundana ataniyumvamo. ibi ni ibintu ababyeyi b'inaha bajya bakora n'abo muri Amerika dore barabikora. umukobwa we yarumiwe mpaka nyirakuru aramubwira ati mwana wa kuba ubonye umugabo nk'uriya rwose w'umukire batitaye ko umukobwa amukunda cyangwa atamukunda ni igitangaza rwose. ni nyirakuru wabivuze ni igitangaza. A miracle. ni igitangaza. A miracle? igitangaza. You think that selling your only daughter off is a miracle? umwana nawe dore ngarabasarana muri babyeyi nyabaki kugurisha umukobwa wanyu mubyita igitangaza nk'uko nkubwiye naje mba nkuyeho kugurisha umukobwa wanyu mubyita igitangaza. n'ubundi ababyeyi baba bakugurishije tu. umubyeyi nyine ubona ko agiye gushyingira umuntu udakunda nyine kuko afite amafaranga abizi neza ko utamukunda bakugurishije tu. bwa bukene nyine wananiwe kwivura umwana uba umugize igitambo uba umugurishije ngo awukumare. umwana yarababaye shaho kugurisha umukobwa wanyu mubyita gute igitangaza. Great. caho ababyeyi barumirwa. mwana we waretse tukagutanga kubona ibibazo byakomeye. mbega ni nko kugurisha nko kujyana ku muhanda ubundi ufite amafaranga akaza akakugura tu niko byitwa. nega kugurwa byose ni ukugurwa. kubana n'umuntu ndakuka turore. mumba ngira ngo ababyeyi nyine mufatireho isomo abana mufatireho isomo. ngerega nzana filime z'isi ziyigisha. barakwereka wa musore nawe watangiye gukunda umukobwa ari aho arasamye nta dufaranga afite nawe ngo yakunze umukobwa we barinda kumushyingira igisaza gifite amafaranga. yaje hano. Whatever happens, Miss Grace, icyabaye cyose uyu munsi with you. njye ndi kumwe nawe ndagushyigikiye. ni umugore wamureze. icyaba cyose njye ndi kumwe nawe ni umugore wamureze. Reyes will be here soon. Dr. Reyes agiye kuza hano vuba. umukobwa bagiye kumuhuza n'igisaza gifite amafaranga yo barashaka kumutanga. genda ariko
ese ko namukunda bizaza uzamukunda agenda ntabwo ubona ko ari igitangaza ubukene bwari bumeze nabi ubundi niko bavuga ngo sasa kuri no umukobwa akorera mu idirishya yiboneye ka gasore niko yemera niko akunda aka gasore ntabwo biracamo umusore yinjiye mu rugo aze kureba umukobwa I got something for you. hari icyo nari nkuzaniye From Valley Peak. It is icyo nari nkuzaniye ni beautiful place. ni icyo nakuye ahantu heza cyane So blue and it goes on forever. ni indabyo zikura zikamera neza nyine Promise I'll take you there someday. umunsi umwe abantu naciye ururabyo nzakujyana kuri iki kirwa reba Yeah. n'umwana Pocket flower. nkuzanire ururabyo iri ku rurabyo ni rwiza yo Do you know the story? nkubwire inkuru iri inyuma y'uru rurabo Well, nyine two of them together make a whole flower. ati ni ukuvuga ngo ururabyo urabona rurimo ibice bibiri iyo ibyo bice bibiri biri hamwe nibyo bikora ururabyo rwuzuye They're only by the sea and way up Malka. Never in between. They're named after a princess who fell in love with a commoner. And, for that they were banished. ndagira ngo mve amagambo y'umusore neza neza umusore ambwira ati uru rurabyo ni ururabyo rwera rukunze kwera hafi y'amazi ururabyo nimba rwita ngo ni bakama sinumvishe ikijambo avuze barwitirira ati barwitiriye igikomangomakazi ni umukobwa w'umwami ubwo uwo mukobwa w'umwami ngo yaje gukunda umusore wari usanzwe uciriritse udafite amafaranga rubanda rugufi ati bwami babimenye ko uwo mukobwa yakundanye na rubanda rugufi umusore udafite amafaranga nibwo iwabo w'umukobwa baje kubaca barabirukana bose ati wa mukobwa usebeje umuryango gutushyingiranwa na rubanda rusanzwe One by the sea and one up the mountain. Banished. barabaciye banished barabirukanye There's gotta be a way we can shorten the distance between the mountain and the ocean. gusa none ururabyo rusa nk'urugaragaza ko uwo mukobwa mbega yari ari ku musozi umusore kuko ari umuntu usanzwe ari inyanja none umusozi uri hejuru y'inyanja umusore avuga ati gusa ururabyo none kuko rwari hagati y'inyanja n'umusozi ati ni ururabyo rusa nk'urugaragaza ko byakagombye kuba byegeranye umusozi n'inyanja byagombye kuba ari ikintu kimwe mbega umuntu uhambaye cyangwa se w'umukire cyangwa se mbega umukobwa w'igikomangomakazi n'umuntu usanzwe nta tandukano ririmo bose bakabaye begeranye nta birenze umukobwa What's wrong? ufite ikihe kibazo umukobwa ari kurira Father found a match for you, papa wanjye yanshakiye uwo tuhuje nyine uwo tugiye gushyingiranwa bagiye kumushyingira Doctor. bagiye Doctor, kunshyingira Dr. Reyes the wedding's in 2 weeks at grandmother's favorite picnic spot. ati ndetse ni mu minsi mike barabadushyingiranye Family in the mainland, and Father says that it might be the last opportunity that my family gets. ati papa wanjye namubwiye ko uriya mugabo namukunda mwumve mwa ababyeyi mwe n'abana muri kureba iyi filime ati papa wanjye namubwiye ko uriya mugabo namukunda nashaka ko bamunshyingira papa arambwiye ati wa mwana niyo mahirwe yonyine wabona umuryango wacu yanyu mugize yo kuba twabona amafaranga ntabwo bavuze amafaranga ariko ati niyo mahirwe yonyine tugize nyine kuba babonye umukire nyine ugiye gushyingira n'umukobwa ntabwo twayitesha umwana yarababaye we nta mafaranga afite avuga ikize umukobwa yararize ababyeyi ntabwo bitaye ku byishimo by'umukobwa wabo uko azamera muri urwo rugo agiye kubanamo wapi bo bita uwo muntu afite amafaranga agiye kudukiza ubukene byarakomeye umukobwa yararize ibi ni ibintu bijya bibaho cyane njya numva ubuhamya ku bantu bahamagara ku maradiyo babivuga sindabibona live nta naho nahurira nabyo kubera ahantu mbarizwa ngiye sinjya mura n'utubazo nk'utu mba ndenze yo umukobwa yarababaye umusore nawe yabuze icyo avuga amubwira ati se nimba unkunda ngwino twijyanire umukobwa niwe ugomba guhitamo icyo gihe barakwereka baje hano Get over here. cara hano vaye wicare hano ni nyirakuru none tubonye umukire hazana imikino wakagurye ku cyubu kigurye papa vaye umukire yaje Introduce you to my daughter, Harry. reka mbabuze n'umukobwa wanjye dore umugabo bagiye gushyingira umukobwa wabo umwana bagiye kumushyingira ni mutonya ku mukobwa w'uwo umugabo afite umukobwa mukuru uruta kano gakobwa kacu ka Grace bazanye umukobwa mukuru umugabo arashaje ariko kuko afite amafaranga nyine famiye yiteguye kumushyingira umwana utanamukunda utanamuzi ni ibintu bijye baho umukobwa w'umuntu bivuze ngo uyu mwana namara gushyingiranwa n'uyu mugabo uriya mukobwa umuruta azajya amwita mama cyangwa se amwite mukasi mukanyina ni mukasi azana izo ndabyo umukire yaje mwicare babubashye amafaranga buriya ni ikintu cyiza babubashye Help yourself. ikigabo gifite na disipurine nke gishyiraho itabi
Can't wait to move in. Relax, honey. We just got here. hano hantu hagiye kuba mu rugo wacu hashyashya. Color on. Right. Who would like some coffee? Ninde ushaka ikawa? Umukobwa yababaye ntabwo yishimiye umugeni bagiye kumushyingira. Thank you. Barakwereka kuri no umusore nawe bamaze kumuha inkuru umukobwa yikundiraga bari batangiye gukundana iwabo bagiye kumushyingira umukire umusaza ngo w'umukire ufite amafaranga kandi umukobwa nta mahitamo afite umusore yaje hano yababaye ari kumwe na wa mugabo wamureze Lawrence no mwana yababaye ari kurira wese agiye guhangana n'amafaranga afite mushaka amafaranga mwabana mwe buke naho ngeze buriruka burampunga sinzi ikintu dupfa mwana yababaye Volcanoes at it again. nanone ikirunga cyongeye Yeah. yego baturanye n'ikirunga Irabibona ku mwana ababaye Danielson girl. nanone ni umukobwa wa Danielson waguteje ibibazo uyu nguyu nyine bayabonye umwana yarakaye afite ibibazo ati ni wa mukobwa wa Danielson arabizi ko uyu musore akunda umukobwa wa Danielson Her father papa we is gonna marry her off to that rich Howley. papa wa uriya mukobwa Grace agiye kumushyingira ikigoryi cy'igikire umwana atangira gutukana nyine umukire abandi atangiye kwimuza kuba ari umukire There's nothing I can do about it. nta nicyo nabikoraho It's like I don't even exist. bisa nkaho ntanabaho nyagasani wumvishe ikibazo umusore yifitiye umukobwa yamukundaga nawe amukunda ariko kuko haje umukire umusore avuze ati ubu nta nicyo nabikora kuko umukobwa bagiye kumushyingira umukire wabo ati ndetse bimeze nkaho ntigeze nanabaho gusa umukobwa nagakunda uwo mugabo nuko umugabo yifitiye amafaranga ye umusore nawe kiba kimubabaje nyine urumva amafaranga yaje amafaranga undi aravuga ngo akubise arahoroshya umusore nawe ati bisa nkaho ntigeze nanabaho amafaranga yaje ubundi wowe uburizwamo udafite amafaranga umera nkaho utigeze unabaho You know, urabizi sorry to hear that. bihangane But I wouldn't give up if I were you. ariko ngenda mutsindiwe ntabwo nava ku bintu buriya mwe abasore mwe ntimukave ku bintu umukobwa apfa kuba gukunda niyo we apfa kuba gukunda ntuzarebe ibindi kuko bandusha ikovizo ya wowe uzakomeza ugume ku bintu mpaka ubazonge sasa uyu nawe ati rero reka nkubwire njye mbaye ndewe ntabwo nava ku bintu uwo mwana ngiye mukunda sinayamanika umwana ararira yo It's not over yet. If you're meant to be with Grace, it's gonna happen. umugabo aramubwira ati mva nkubwire wa mwana we wikwiheba nimba uriya mukobwa Grace mugomba kubana ko kari uwawe nta kizabibuza nta kabuza muzabana we ntugire ikibazo ubundi byawe ntaho bijya nimba ukora upita ibonye amafaranga ikagenda ubwo ntabwo aba ari uwawe ariko iyo umuntu ari uwawe ntahajya umusaza nimba yambwiye ati nimba uko ugomba kubana Grace bigomba kuzaba muzabana wigira ikibazo yo ikibazo yacajya kuryama gusa byumva mwana yihanganisha none se ko shaho nta mafaranga ufite uragira ngo bigenze ute gusa amafaranga arahigwa agashaka tu barakwereka cya kirunga bavugaga cyazamuye umwotsi mwinshi Tomorrow's wind will blow. ejo ukitugana avuga ati ejo umuyaga uzongera uwuhe ndetse uwuhe cyane And blow it dead. On certain days, the trade winds would carry the volcanic gases to our side of the island. ati buri gihe twabaga twiteguye ko rimwe byibura mu mwaka umuyaga wagombaga guhuha bya myotsi yose ituruka mu kirunga iyo myotsi ikayizana mu mujyi wacu imyotsi ikirirwa yabangamiye abaturage ya myotsi mbega ukagira ngo umujyi wose batwitsemo nk'ibipine imyotsi ari myinshi We call this white blanket Vogue. Doc and Joe were quite busy on these trying days. uwo munsi Dr. Lawrence we n'umuhungu we wa muhungu we bamwita Joe uwo munsi baga afite akazi kenshi kuko umujyi wabaga wuzuye imyotsi abantu bari gukorora bameze nabi uwo munsi baga afite akazi kenshi ko kuzenguruka bavura abantu umwotsi w'ikirunga wabaga ari mwinshi barakwerekana ku manywa y'ihanga ariko umwotsi ni mwinshi These people should be home. bano abaturage bakagombye gutaha abaturage bari mu mirima bari gukora kandi imyotsi ni myinshi Look, if they lose their crops, they lose their jobs. baramutse uyu munsi bataje gusarura babirukana ku kazi umwotsi wabaga ari mwinshi waturutse mu kirunga ariko abaturage barakomezaga bagakora ubwo muganga nawe icyo yakoraga nta kindi n'umuyede we cyangwa se umutandiboyi we bazaga kwirirwa bavura abaturage ese biragenda gute umwana uwo yakunze bisa nkaho bari kumukorana
bano bazaga kuvura abaturage imyotsi imereye nabi aho yagiye mu bihaha ariko kubera nta yandi mafaranga bafite cyangwa se nta kundi buryo babigenzamo ugapfa kuza ku kazi ugakora utabishaka ugakorera ahantu hashobora gutera indwara kugira ngo urebe ko wabaho usibye bakwirukana kwereka ko amasaha yicumye umwotsi wagiye usa nk'ugabanuka mu mujyi hakuno wari uri mu rugendo bano bari hano biriwe bavura imyotsi ni myinshi bari mu mirima y'ikawa bimeze bite reka tuve hano tugende ni muganga bave hano bagende jano naza kujyana igare ryapfumutse ipine burya rero ntabwo mwe mufite amamodoka n'amamoto rimwe muraburiza gusa byahozeho dore n'ibigare bya zamani nabyo byagira gutya amapine akabizana byari bitwaye Danielson mwenyewe umukire w'ina ariko nuko banki nayo igiye kumuteza ingaro bamuhaye iminsi 30 bakagurisha bose mucanzura bizirika nkurimo ikote nze mbyikorera wa muginga we ugiye gutuma gari ya moshi nsiga kubera iki kigare cyawe utabanje gutegura neza vayo nkwereke aza kurwana n'ipine ni boss yigize umuntu watari aza kurwana n'ipine gukurura ipine manukana naryo Danielson umukire w'inaha nyiri imirima ye gukurira igipine yamanukanye nacyo katurore yamanukanye n'igipine bimeze bite yari umukire w'inaha bari bamuzi yamanutse atyo yari yigize na Joe wabamenya wari umutwaye nawe n'umusaza wisaziye kumbe niyo nzira bano bari gucamo ni muganga n'umuhungu we Joe bira nibiki umwana aza yiruka wabereyeho kwiruka gusa n'umuyede wa muganga arirukanka mutumye wose kareba ikibazo jana uvuga ikiyapani nananyika kokona nimba kukuna bivuze ngo iki ntabwo nzi ikiyapani azi ko nacyo ngiye kukiga ubundi se ko nkiri muto azan Okay, I got it. umva ndabyumva reka umbwira ibiyapani ntumvaga yarabibonye muganga mwenye wavayo umugabo amanutse n'abakubise umutwe ku mabuye hasi n'umugongo kuri umusaza umugabo yaguye nabi cyane I'm worried about. ni ikibazo gikomeye Who does your head hurt? nyeganyeza umutwe we Subdural hematoma, that's my guess. Not good. ntabwo ibintu ari byiza bina gato You're gonna need that contraption. genda umagare cya kiganga bita Dr. Reyes azana imodoka y'abariyo dutwaramo uyu murwayi umwana bahise bamutuma wibuka uyu mwana kumutuma ni vuba niyo mbangukira gutabara yabagaho muri iyo myaka yakoraga nka ambulance igitaraganya yise zano Dr. Reyes Jean Reyes azana arasona What's all the ruckus, boy? mugiye kuko uteza akavuyana Citizen, we need your motor car. dukeneyemo imodoka yawe I got Danielson afite ikibazo abirika mbikoreho turi umukobwa bagiye kumushyingira murusha nk'imyaka ikubye kabiri zakurino yazanye ka kamodoka ke barebe ko batabara umusaza bavamo hang in there. Doc! muganga Yes! mwana yahise azana muganga Reyes n'uyu nawe ni umuganga Lawrence Good God, man. iki kiraza gikorora Please get the gentleman out of the dirt. Dirt isn't the problem. hano hantu haranduye wakigoryiye kwandura ntabwo aricyo kibazo dufite none agifite ubwibone cya Reyes hano hantu haranduye He indicated pain at the front of the skull, which is the obvious. uyu mugabo yagize ikibazo yakubise umutwe inyuma nyine kano gahanga k'inyuma karagira ikibazo no gufwa ryo mu mutwe Boom to your motor car. tugiye gukenera imodoka yawe tumugeze mu rugo ariho tumufurira Oh, muterurisha bisa nkaho uyu muganga uje ntabwo ari umuhanga cyane kwa kundi umuntu bumva ngo ararenze gusa utazi ikintu cyatumye bamugira umuntu urenze uyu muganga uri hano arenzeho boy, give me my medical case now. musore genda uzane akabwate karimo imiti yanjye yatangira kuvura If we don't relieve the pressure on the brain, we might lose. uyu mugabo pressure iri ku bwonko bwe tugomba kubanza tukayikuraho Before he comes through. Absolutely not. Bring it out of me first. ngiye kubanza musature ku mutwe kugira ngo turebe ukuntu amaraso twayasohoramo tumuvure guki And it drilled into the man's head. uyu mugabo agiye kumukomeretsa ku mutwe I should say so. yego Where's that damn idiot? wakigoreye kutanzana igikapu
koresha ibikoresho byanjye. Umwana azana ibikoresho. Azana ibikoresho, uyu nguyu nawe azana ibye. Abaganga ni babiri ku murwayi. Wewe inkora wa muganga uraciriritse, sasa umurwayi apinga uyu muganga basanzwe bamenyereye. Uriya muganga wazanye imodoka niwe bemeye babonye nga ni VIP. Mukobwa wanjye, Please have him go. bwira uyu muganga uciriritse amva imbere. Umuganga waje n'imodoka niwe dushaka. It has every sign of swelling on the brain. Uba uyu mugabo afite ibimenyetso byose bigaragaza ko ku bwonko bwe hari ikibazo. Tugomba kubanza tukamubaga amaraso agasohoka. Bore a hole in his head. Umwana wanjye ntabwo muri bumubage ngo mukomeretse ku mutwe. Ni umukecuru. Dr. Reyes. Dr. Reyes ni ugomba kumufora. We turakwiyamye. Sasa abantu nabo bakunda wa muntu nyine ujuri smart, ugaragara nk'aho ari uzi ibintu byinshi, kandi hari igihe usanga umwana yarabuze amikoro yo kwigaragaza ari urenze. I'll leave. Nigendeye. National protest. Reka ngende nk'umunyamwuga wo kumurwayi wanyu mumumbujije. Nimba famiye kubwira ati wituvurira umuntu umuvura n'uyu, n'umunyamwuga uragenda. Uje kumuvura atangira kumukaraga umutwe. Wewe wimukaraga umutwe. Sohoka, we ntabwo bashaka kuvura. Iki kigabo cyo kivura nimba kibizi sinzi. Ari kubwira ati umuntu wakomeretse gutyo ntabwo bamunyeganyiza umutwe. Iki cyo kiri kumunyeganyeza kimagurutsa. Sohoka. Hano bamwizeye umugabo avuye mu mujyi, ni inzobere, ararenze. Kumbe inzobere se byaye. Let's get to his leg. Ahubwo atangira kujya ku kaguru. Ajya kuzirika akaguru. Dorebe bano basohotse hanze, banze kujya kureba guma hanze. Uriya nibimunanira byibura batabare. Gusa yabibonye uriya muganga ntabwo ari umuhanga pe. Hari igihe ubona umuntu ukabona ntabwo ari umuhanga, ukabibona ko adashoboye ikintu, ariko kugira ngo uzabimwumvishe ko adashoboye ikintu mwabipfa, biba bigoye. Impamvu bavuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Ariko ntibisa. Arapfuye. Umukobwa yaje yambira, wa muhungu akunda ambwira ati arapfuye. Arapfuye, papa warapfuye. Ni wa mukobwa Grace. Grace yaje yambira uyu nguyu akunda nyine. What happened? Bigenze bite? Dr. Reyes said it was internal injury. Dr. Reyes aratubwira ati yari yakomeretse cyane, twatinze kumuvura yisa mupfana. Uyu arabibona, we yari kumuvura, uyabonaga ari bumuvure, ariko bamusuzuguye. Dore umuntu arinze abapfana. Umukire w'inaha Danielson arapfuye, inzu ye yisize mu madeni, imirima iri mu madeni, usibye iyi nzu yonyine ngo banditse kuri uyu mukobwa. So sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo mugize. Only I'd been first at the scene. Not your fault, Doctor. Amakosa nagarayo Dr. kuba umwana wanjye apfuye. Ntako utagize. Kumva ahubwo ntako yagize. Well, I should give you some time alone with him. Reka mbe ngwaye akanya uri wenyine n'umupfu wawe. Umwana yaje kuyambira sheri we. Sheri, You need to go inside now. wa mukobwa yisubira mu nzu mw'imbere, ndakwiyamye ngiye nahuye na sheri. Really messed Ibintu wenyine ayambira kumva aramuhumurije, abandi ni ibyombo byose. Yagumye hano. Hano wari wabonye uburyo umwana uriya muganga Reyes yabonye agakobwa bagiye gushyingira papa we, abona ukuntu kayambiranye n'agahungu kari hanze, arababara. Kari agatindi bayambiranye, kadafite ikintu. About the wedding. Yes. Byerekeranye n'ubukwe se. I guess we should reschedule. Ahari twabwimura ubukwe. Oya. Heavens, no. Oya. I think we should make it even sooner now. Ahubwo ubukwe tuhita tubwihutisha. Sasa uyu mukecuru akunda ibintu, akimara kubona umwana we wari ufite amafaranga apfuye, wamurwanaga apfuye, yahise avuga ati ubukwe reka tubwihutishe ngo ushyingire umwuzukuru wanjye. Nyine uyu mukecuru amaze kubona ko uyu mugabo ari wenyine n'uwo bategerejeho amakiriro cyane, ku buryo ubukwe yahise abwihutisha. Ibaze kurinda usaza ungana gutyo ugikeneye amafaranga gutyo, ku buryo ushyingira umwana umuntu adashaka. Wowe urashaje ugiye kuvamo, ugiye guca isheni uveho, umwana umusigaye ubuzima butari ubw'ibyishimo. Ubukwe bahise babwihutisha ngo babushyire imbere n'umukecuru. Grace will need your help now more than ever. Of course, Father. Papa, But I think there's something you both should... papa, hari ikintu mukwiye kuza mukareba n'uwo mukecuru. Uyu mugabo agiye gushyingira umwana, bagiye gushyingira, yagiye yambirira umuhungu akunda, yamuyambiriye nibwo yumva afite amahoro. Umukecuru ava On out here. Grace. Grace we, Side. vaye mu nzu L. nona. Vayo, ugiye kumushyingira. I'm staying with Joe. Ngenda gumana na Joe. Amufata no mu kiganiro, we nkunda mwinshingira. Muveho. Niwe akunda, niwe ashaka, ariko barashaka kumushyingira badakunda. Mr. Anderson, my intentions are honorable. Madam, njye gahunda mfite kuri uyu mukobwa wanyu iriyubashye. Gahunda mfite ku mukobwa wacu iriyubashye. Get away from Dr. Reyes' fiancé. Jya kure ya fiance wa Dr. Reyes.
Grace tuvire ku mufiance w'abandi. Now, just a second. We nta n'izina rya kabiri ufite. Sasa uyu mwana wibuke ni umwana utazi n'izina rya kabiri, ni umwana babyaye mu buryo butemewe wavutse gutyo w'umukene, yitwa Jo, azi kumwe yitwa Jo gusa nta nubwo azi izina rye rya kabiri. Mbega ntago mbega z'umuryango akomoka mu mukecuru yamucyuriye. Right thing. Ceceka. Nothing to do with you. We bino nawe bihuriye nawe. I wanted you with Joe. Njye ndashaka kwibanira na Jo ariko mukecuru. Talk like that. Ntukajya umvugisha gutyo uvuye tugushyingira ufite amafaranga wa cyane, ntukabikigorye. Nuko abakecuru bavuga ntukabikigorye ariko uriya masikini zakumarira iki? Nura kari agahungu kari aho kameze kuri akagufasha iki? Uvuye tugushyingira umukire, bagiye kumushyingira umusaza. Mbega ababyeyi ntago ahanini baba bitaye ku byishimo by'umuntu, ariko n'umukobwa abifitemo uruhare. Guta ubutareba ibyishimo byawe bajya kumushyingira igisaza. Kari cyo gifite amafaranga nyine nta kundi. I'll take care of it. You just keep an eye on Grace. Ngiye kuba ngiye ukomeze ucunge uriya mukobwa Grace. Umusaza nawe abaze kubibona ko uriya mukobwa atamukunda yikundira Grace. Yego umuntu wese abibona. Umusaza vaye hano. Kura y'inzoga n'umusinzi. We can't have our vehicle being repossessed on my wedding day. Yeah. Do you actually care for this one, Father? Ese papa uriya mukobwa umwitaye uramukunda ubundi? It doesn't matter. Ibyo ntago aricyo cy'ingenzi. Uyu mugabo kumbe nawe icyo akurikiye ni imitungo yo muri uru rugo. Icyo atazi imitungo ya hano iri muri credit ikihe cyose bayigurisha. Uyu yaje n'itara na papa we. Ikindi yakora. Arababaye nyine abafite amafaranga bamutwaye umukobwa. Muzehe yabibonaga mwana watuza niki simeze si feya. Umukobwa bagiye kumushyingira umusaza ufite amafaranga. Si umwana nawe buriya nangana nkuriya musaza wabona azaba yafite. Bibaho. Yeah. Mu nzira agenda. Bari mu nzira bagenda dore ya modoka ngira avayo. Bari mu nzira bataha. Turure. Mwana yababaye sha umukobwa baramumwimye papa. Umukobwa nkunda nawe nkunda iwabo bagiye kumushyingira. Do you think we could have saved him? Ese urakeye kuri mugabo nitwari kuba twamutabaye urupfuye Danielson. I guess it doesn't matter now. It does matter. Because you did good. Wakoze neza kuba batamuvuye. Go and you stayed focused on the pressure. And I'm proud. Ati aho bagutesheje umutwe wakomeje uratuza. Babasohoye ntabwo bigeze barwana ngo bavuga tereka bari twe tumuvura barinde babipfa, ahubwo bisohokeye nk'abanyamwuga. Ngo nibwo mbonye ko none wamfasha tukanavura na sha waba umuganga. Uriya mukobwa ariko yabuze papa we Grace. Can't let her lose you. Do whatever it takes. Uriya mukobwa ugomba gukora uko ushoboye ntazakubure. Nimba buze papa we weho wunda kunda ntazakubure. Naye mahirwe mfite. You heard what Mrs. Danielson said. Wumvishe ibyo uriya mukecuru yavuze. I'm a last name. Nta nubwo mfite izina rya nyuma, mfite akazina kamwe. Ntago azi umuryango akomokamo. Kega nazi. Mrs. Danielson. To define who you are. Nutuma amagambo yavuzwe n'abari abantu bavuga ngo uri ingegera, mbega ngo ufite izina rimwe na n'izina ufite bisobanura uri we. Biriya bintu bijya bibaho ugasanga ko abantu bakuvuze amagambo ngo uraciriritse umeze gutya, nawe uko ukagenda ukicara ukabati shaka uko menya ndi fake meze gutya na gutya. Nibyo umugari kubwira ati kuburiya mukecuru yavuze ngo nta zina rya kabiri ufite cyangwa se nta muryango usukomoka muri masikeni uraho urasamye. Nutuma amagambo yavuzwe n'umukecuru asobanura uri we. Niwe ubundi ugomba kwiha ubusobanuro bw'uri we. Bastard. That is not Ikinyendaro ntago ariko kuri. son. Maybe not legally. Uri umwana wanjye n'urwenda bitarajya mu mategeko ariko uri umwana wanjye ntago uri ikinyendaro. Believe that. Ibyo ugomba kubyizera kuri umwana wanjye. Pana kwizera ibintu bigusa wiyaturiraho amagambo mabi. Bakirora imodoka yaje. Kandi imodoka ibinaha ni imwe gusa barayizi. Umugabo yabakurikiye maze kubona ko kano kana umukobwa atamukunda. Buriya niba wabashaye amafaranga gute ubizi ko umukobwa atagukunda wenda nawe ari uko yabuze ukagira nk'amafaranga nayo ahari ubizi ko atagukunda tu. Sasa maze kubona ko n'ubundi ayibona ko umukobwa atamukunda kanya kariho kose ashobora no kuba yamuca inyuma cyangwa agasanga uyu musore ufite umukene dore umugabo ngarabakurikira. Kandagira umuriro bagiye kugonga umwana. Papa yari itambitse Lawrence bari we bagonga. Umugabo yabibonye uyu mukire kuriya mukobwa atamukunda yikundira kano gasore k'akamaskini ese mu kwica. Bijya bibaho ugasanga abagabo bapfa umugore akayibona ko umukobwa atamukunda baturira mu gingo wamwica buri mukobwa sibwo yankunda. Bijya bibaho ntacyo atakoze ameze fresh. Dore ngaragongo uyu kuko abizi ko umukobwa atamukunda nyine tu. Ntirego urukundo ntago rugurwa ubundi ntago bibaho. Turari umugabo baramugonze umugonze turamubonye uyapfuye atyo. Bari baje ubundi kugonga uyu mwana nuko amwitangiye
uyu mwana azira iki? Azira ko umukobwa mukunda nawe amukunda gusa nta kindi. Yo nta kindi azize. Tuturure ndetse umugonze ni umukire ufite amafaranga ariko wicaye nawe abizi ko umukobwa atamukunda nubwo iwabo bagiye kumumushyingira nawe yicaye abizi. Katurore uramwishe uramwishe wamwicanyi we. As the only licensed doctor on this side of the island, njye noneho nk'umuganga usigaye kuri iki kiri gufata ibyemezo. the report will conclude this man was drunk. Uyu mugabo ndaza gutanga raporo uvuga ko yari yasinze. He had his head on a rock. No witnesses. Nta n'abatanga buhamya bahari. To live, you will leave this town. Never to... Nimba nawe ushaka kuba udashaka gupfa ugiye kuva muri uyu mujyi ujye kuri. Ureke twishakira umwana. Bine baramwirukanye tuve muri uyu mujyi uhunga ujye kuri. Uriya mukobwa namushimye ndashaka kubana nawe ndakwirukanye sha. Cyane nawe nkwice. Kigango kiraza gutanga raporo kimumennye inzoga ko yari yasinze akagwa agapfa. Kandi icyo kimugonze. Nawe kiramwemye ati wakana uriya mukobwa kuba gukunda ndakwiyemye va muri uyu mujyi uhunga ujye kuri. Sinzongere kubona. Umwana yajiruka. Wibuke ko kuva ari umwana nta kindi ashoboye no kwiruka. Niwe mbangukira gutabara yinaha. Katurore. Yajiruka babaye. Bamwirukanye mu mujyi. Ese arasohoka muri uyu mujyi? Ariko uriya mugabo ufite amafaranga ashyingiranywe n'uriya mukobwa. Katurore. Bwarakeye. Gitondo. Bwarakeye mu gitondo. Imirambo bayizana hano ni imirambo ibiri baje kuyibarisha. Umusaza wapfuye n'uriya bagonze muganga. Danielson yari yapfuye ndetse na muganga Lawrence. Barakwereka umukobwa nawe ntiyishimye. Iwabo barashaka kumushyingira arara arira yirirwa arirana. Iwabo ntago babyitaho ibyo ntibashaka no kubireba turagushyingira sha muntu ufite amafaranga. Even when months and days are long, life is short. Ati nubwo wenda icyumweru cyangwa amezi ubona ari ibintu birebire ariko ubuzima bwo ni bugufi. Umvisha amagambo ariko rero abantu bari kuri iyi si ntago bazi ko ubuzima ari bugufi. Nicyo kintu kimbabaza ati amezi ushobora kubona ari maremare umwaka ukabona ari muremure ariko buriya ubuzima ni bugufi. We all mourn the death of Mr. Danielson and Doc in our own way. Ati twese icyo gihe twari turi kunamiranya kuba Lawrence ndetse na Dr. Danielson wari na Dr. Lawrence na Danielson bari bamaze gupfa twese twabunamiye mu buryo bwacu. Katururi. Katururi. Mwana yapakiye ibikapu bye bamwirukanye muri uyu mujyi. Amafaranga ubundi hakubise arahoroshya. Pesa ni musema kweli kabisa. Bamwirukanye umujyi baranamuciye atabwo va no muri uyu mujyi ugikurikira. Tuzakubone hafi hano. Nta nicyo yakoze nta kindi. Yapakiye ibikapu bya veri muri uyu mujyi hato batarinda banamwica bamuziza umukobwa. Kwereka kuri no. Yaje mu nzira ageze hano agenda bitekerezaho. Yageze mu nzira bitekereza areba kaga kufika mama we wapfuye. Areba abo yabuze. Naho aryamye yahunze yavuye mu mujyi. Barakwereka mu gitondo ubukwe bwateguye bw'umukobwa. Wibuka ubukwe umukecuru yamaze kubona ko umuhungu wapfuye aravuga ati ahubwo ukuntu bimeze ubukwe tubwihutishe ndebe ko nashyingiriye umukire ibibazo biri muri uru rugo turebe ko bikemuka. Nuko bimeze ubundi ngo ideni rya
byakunaniye kwishyura uriraga umwana wawe, niko uwo mugani bawuca. Ababyeyi rero nabo bwa bukene bananiwe kwimara mu myaka yabo bakoze yose, iyo babonye byanze nuko baburaga umwana wabo. Umwana wa rero iri deni n'ubukene turabukuraze butumare. Umwana muri urwo rwego bamushingiye umukire. Grace, when the good doctor arrives, please be cheerful. Umva mwitonde mwitware neza, umukire w'inaha Dr. wese agiye kuza. Umukobwa baramutwikira, ntabwo yishimye, bagiye kumushingira ikigabo adashaka atanakunda kuko gifite ngo amafaranga. Katurore, ibi bintu bijya bibaho kandi abizi, ntabwo habura umubyeyi naha waba warabikoze. Nimba uri kureba iyi filime, menya ko umukobwa waba waramuhemukiye. Katurore, umugabo yafashe imodoka avayo. Joe? Bidatinze hano baje kureba Joe. Joe yiryamiye hano. Joe urimo indani? Joe, uyu mugabo yarari kuguhiga, sha yarari kugushaka. So you're Arashaka kuvuga nawe, niwe Joe? Charles Gray, attorney at law. Ngenda avoka. When I say this is a miracle. Reka nkubwire ko bene nk'igitangaza tukuzaniye. Uyu ni umwana utari ufite ahantu abarizwa, ahantu hamwe yavutse, bamwitaga umuteramwaku kuko yari ikimanyi. Umwana bamuzaniye amadosiye bari baratumye agaragaza ko ari umwana wuriya Dr. Lawrence. Bikibura ubu ngubu nawe ni umuntu ufite aho akomoka, ni umuntu ufite umubyeyi, afite izina rya kabiri, bamuhaye icyangombwa. Ukeneye lifti utware. Oya wogenda gahoro, ngiye ndihuta kuri ya mafarasi. Gabi yarambwiye amuhe lifti. Umwana aramwunamiye, yajyaga yitigirira icyizere avuga ati koko ndaciriritse, ndi umwana udafite n'izina rya kabiri, sinzi aho nkomoka. Dore umukobwa bagiye kumushingira arira. Ora akenshi mubona abageni bagiye mu bukwe barira, mukagira ngo wenda nuko agiye kuva iwabo akagenda, ariko kuri kuba kuzwi buriya bamushingiye kugata atabishaka, bamushingiye umuntu adakunda. Cyase ari indi mpamvu ibyihishe inyuma. Umwana yaje yiruka, umugeni we batamutwara. Mbere bamushinjaga kuri maskini, ntuzi n'izina ryawe rya kabiri, ntuzi aho ukomoka, urasamye. Umwana aza yiruka, n'ubu yamaze kumenya ko afite papa we wamwadobse ndetse n'uriya muganga Dr. Lawrence wapfuye. Uyaje hakunino ari mu modoka nawe agiye aho ubukwe bwabereye, ni umukire. Umwana nawe yaje, uriya mukobwa ndamushaka, ubu noneho ufite izina rya kabiri, ntacyo bari bumbaze. Katurore nawe asa yiruka, ntabwo upfa kuva ku bintu. Uriya nimba ukunda umuntu ntuzave ku bintu. Aza yiruka kugera no mu modoka y'ikigabiri kumusiga. Mwana abona ikigabo kiri kumusiga, ari kuri wa musozi hejuru. Mwana vayo, turare ku musozi. Mwiyahura n'ubundi abuze uwakunda, nawe byabitaniye no gupfa. Umwana ariyahura, wambonye se, yongeye gushaka sheri wanjye tu, amwemera, amanuka ku mugozi atyo. Katurore urukundo amanuka ku musozi. Ibyo byose arabikora kubera umukobwa akunda, atitaye ko ashobora no kuba yabipfiramo. Dore ukuntu agenda, nuko yaje ku migozi. Ikigabo dore ngikiriya, dore ngaragisiga. Ikigabo cyaramubonye, mbega urwana, nacyo kiri kwihuta kijya habereye ubukwe. Umwana arashaka wamutanga. Umwana parikano n'umwatari. Kuva kera twatangira filime ku kintu bita amaguru, niyo mbangukira gutabara yinaha. Umwana afatiraho. Bimeze bite? Kureba inyuma icyana cyamukurikiye, cyane imodoka kiyiriho. Imodoka ubushize yaramusize, umwana imodoka arayibona. Urabizi, reka nce inzira y'ubusamu. Aca inzira z'ubusamu inaha arahazi, yarakuriye. Iki cyana kirashaka kunanga habereye ubukwe, kintwara umugeni. Uyu mukire niwe arashaka uriya mugeni. Arashaje, arabizi ko umukobwa atamukunda, ariko nyine abagomba kubana nawe byanga byakunda, ku neza no ku nabi. Abagabo baba badafite ubwenge nyine bati tugomba kubana ku neza no ku nabi, wana yaba nkunda atankunda. Kiza kinywa n'amayoga, ni igisinzi. Yazaretse inzoga ko nakeza kazo, cyamukanywa mu rugero kamwe tubiri. Yaracyategereje. Dore umukobwa, ariko umukobwa w'umugabo ugiye kurongora uyu mukobwa, umwana wa Dr. Lawrence, aruta umugeni ahabereye ubukwe. Umukecuru hano yishingiye gushyingira umwana wanjye kumukiresha. Imana impinduriye amateka. Nuko umukecuru avuga, urajya Someone else is coming. ntabwo Dr. Yes ari uje, ahubwo hari undi muntu uje. Ninduje umugeni guhindukira gutya yari yababaye yarize, agiye kubona ninduje. Wakunda aje n'igitsi, aje yiruka. Sureba umugabo nuri
umukobwa dore umugeni ngaravayo yiruka. Yaje yiruka satira, uje yirukanka n'amaguru atitaye ku ufite imodoka. Urukundo ntago rugo rw'ibintu. Yaje yihuta, yaje gusanganira uje n'amaguru. Yirengagije bari bagiye kumushyingira uzagenda mu mamodoka meza. Katurore. Umukobwa yarishimye isure baratanga ukundira kugenda n'amaguru. Urukundo rero ni kuri arukora. Kumbe inyuma ye umwana nubwo ari kuza imodoka yamukurikiye. Umukobwa yarabibonye, sheri we yakurikiye banamugonga banamuhitana. Kigabo cyaje n'imodoka ari ku mwana kubera rove umwana yaje. Katurore ndagutanga tu. Umukobwa arabibona, abatashye ubukwe nabo barumiwe. Gasone se nirushanwa bikore banguka. Umwana imodoka dore ngarayisiga. Uri urukundo ntacyo rudakora. Siko Imana nayo ari urukundo. Umwana imodoka yarayisize shawu arayisiga. Hey. Turi umukecuru kiracana ntikigiye kuntu kiracana cy'igikeneni kigiye kuntwarira umukobwa. Umukecuru agiramo ubwoba. Yabonaga Imana igiye kumuhindurira amateka imuhaye umukwe w'umukire. Umukwe nawe yaje kigiye akaraga akobwa ndagashaka. Katurore yaje yirukanka umukobwa agiramo n'ubwoba. Umukobwa ahita yirukanka ahagarara hamwe babasezeraniriza. Icyo niko basezeranyaga abantu, hagarara hamwe basezeraniriza sheri banguka. Ese rero ahageze kigabo n'umujinya kivayo n'umujinya wa kirenze kimaze kubona ko umukobwa n'ubundi atagikunda ubundi wabagongana bose bakanapfa. Kiza kubagongana birangira giparitse nabi. Hari abantu batazi kwakira realite muri bo, ntiyumve ko adakunzwe tu. Kigabo cye kigashaka gukoresha imbaraga cyari kibishe, kiba cyanasinze. We wangije ubukwe bwacu nyoko. Wabundi ufite uburenganzira bwo kuba uri hano. Jya kumukubita buretse. Joe Lawrence. Nitwa Joe Lawrence ubu yabonye izina rya kabiri. Son of Dr. Elias Lawrence. Ubu ngubu ndi umwana wemewe n'amategeko wadobuswe. Nabaye yadobuswe na Dr. Lawrence. Ubu nanjye nitwa Joe Lawrence. We buretse kubica. Uwo ni meya mada. Buretse kubica wirenganya abantu nimba bakundana. And I am of legal standing. Ndi umwene gihugu cyangwa se ndi umuntu nyine wemerewe kuba ndi hano. Come here today that. Nari naje hano. Nje kugusaba nimba wanyemerera kumbera umugore rata. Now entitled, Miss Danielson has not yet come away. Uyu mukobwa n'ubundi imyaka ye, umukobwa Danielson imyaka ye nimwemerera gushyingirwa. Mwari mugiye kumushyingira imburagihe. From a legal guardian is required. Reka tubaze ushinzwe uwo bamusigiye umurera. What? As her acting legal guardian? Ngiye nk'umureberera nk'umurezi we. Best interest. I accept the proposal. Genda byemeye. Miss Chris. Umupropose ko mwabana ariko umukobwa nabyemera bari bwo mubana. Ubundi ni kuri ababyeyi baba bagomba gukora. Ati uwo mukobwa koko nimba agukunda mubane, nimba atagukunda ntimubane. She's mine. Uwo mukobwa nuwanjye wamukira vayo. Uwo mukobwa nuwanjye. Uwo mwana udafite amafaranga ntago yamuntwara. Wanjye. Mine. N'imirima ya se ni yanjye. Kigabo kumbe cyarebaga n'ubutunzi. Vayo. We had an agreement. Twarumvikanye na so. Danielson. The family is, I'm sorry to say, bare kubivuga ariko bankrupt. Imitungo yose n'iriya mirima by'uriya mugabo byose byari biri mu ideni rya banki zabigurisha. Uyu mugabo yarakurikiye umukobwa amukurikiyeho n'imitungo ya se. Nubwo yabeshyaga ngo afite amafaranga menshi n'imitungo ya papa uyu mukobwa yarayikurikiye. Menya yaranamwisha bishaka kugira ngo imitungo namara gushyingirana n'uyu mukobwa yisigarane. Bankruptcy! Father! Uravuze ngo imitungo yari mu ideni rya banki. Musaza kumbe yarakurikiye n'imitungo. Don't you see it? Ntago mubibona? They're taking over! Abayapani batangiye kwigarurira ikirwa cyacu. Nothing here for us. Papa hano nta kintu ujyari n'umundi tureba twigendere. Uje mu modoka. Umukecuru yaribonye ko uyu mugabo koko yarakurikiye imitungo. Yaragiye gushyingira umwana we, umugabo udakunda n'umukobwa we. Waje ababeshya gusa. Umukecuru yaribonyeho. Kuri ababyeyi benshi bahubuka. Gasanga ubuzima bwose muri kugira ngo uzaba guhitamo umuntu muzabana ni ikintu kigoye, n'umuntu muba mugiye kubana ubuzima bwose. Bivuze ngo hazaza hose bashingiye kuri uwo muntu. Iyo uhisemo nabi isi kubera nk'ikuzimu. Iyo ubonye umufasha mwiza ukunda nawe agukunda, isi babera nk'ijuru rito. Ababyeyi rero hari igihe ushobora gushyingira umukobwa ugasanga ubuzima bwe bw'ahazaza bugeze nk'ikuzimu. Umukecuru yabonye yaragiye gushyingira ikigabo kitakundaga n'umukobwa we, agikurikiye amafaranga gusa.
Serese mwambika ka gasheneti yakuye kuri mama we ku murambo wa mama we. We ntabwo yaraje ngo bakore ubukwe, yaraje kumupropose rero ko bazabana. Umukobwa yari yishimye dore ibyishimo barakundana. Nukuvuga ngo baragiye barabana. Stand up 8. Yeah. The bank did foreclose. The town and the plantation were subdivided and auctioned off. And the so-called Dr. Reyes was arrested for murder. Uriya mugabo Dr. Reyes baje kumufunga bamufungira kwica papa wanjye ndetse no kwica muganga Lawrence. Umukobwa ngo yaragiye abana n'umusore ndetse ngo umusore yaragiye aba muganga w'uyu mujyi urenze wemewe akaba ari ujyufura we n'umukobwa baragenda baratunganirwa. Umwana baramusuzuga bavuga ngo n'amafaranga afite ariko nuko yarakiri muto. Hari byinshi gikeneye gukora. Ndetse yafunguye n'ivuriro atangira kujya avura abantu umusore. Hey! Amafaranga arashaka umusore bari bamwimye umugeni ngo n'amafaranga ariko amafaranga ni ibintu bashaka. Yarakiri muto yagombaga gukora akayabona. Ndetse ngo yaragiye afungura ivuriro amera neza ku kirwa arafatisha. We n'umukobwa baragiye bamera neza. Na filime yacu nuko igenze wowe wumvaga yariro nk'ibisanzwe. Imana ibamugisha ndabakunda cyane abamenye ntibangereranya abanzi ntibanshidikanyaho. Byaramenyekanye.